Nitwa Eric Nsabimana, nigaga imibare ikoresha. Ni ibyishimo bikomeye kuba ugeze ku byo waharaniye igihe kirekire. Ishuri ntabwo ari ibintu byoroshye, ni ishuri nyine, ariko iyo urangije ushimira Imana, ugashimira ababyeyi ndetse n'igihugu kiba cyaragufashije kugira ngo ugere ku byo wifuzaga. Ni ibyishimo kabisa. Ugeze hagati cyangwa se ugitangira ishuri, ni ugushyiramo imbaraga, akagira focus ku bintu bye agashaka, ndetse akagira intego mu buzima, ko ikintu cyose kubaho ni intego. Ntacike intege kuko ishuri riragora, ariko agerageje kamwe agashyiramo imbaraga, byose birashoboka. Ntabwo nakuba ari amajoro y'ishuri kabisa. Ishuri riravuna, rirabangama, ariko nyine amajoro yaho kabisa yaragoye. Nitwa Serafine Uwiringiyimana, ndangije kwiga mu ishami ry'uburezi campus ya Rukara, nigaga kwigisha imibare na siyansi. Naturutse mu karere ka Kamonyi, navuye mu rugo saa 9 z'ijoro kugira ngo saa 12 mbe ndi hano, kuko kuri invitation yanditseho ko tugomba gutangira kwinjira saa 12. Zuzuye ndi hano, nubahirije igihe rwose. Muri uyu mwanya ndumva mfite ibyishimo byinshi cyane, kuko ngeze ku cyo naharaniye kuva ngitangira kwiga. Icyo nabwira umuntu ukiri ku ntebe y'ishuri ni ugushyiramo imbaraga kandi agakorera ku ntego, kandi agaharanira kugera kuri ya ntego kugira ngo icyo yifuza mu buzima bwe abashe kukigeraho. Kandi ku ntebe y'ishuri hari ikintu cyambayeho ntazibagirwa. Mwarimu yaduteguje ko dufite kati ejo, numva nta mwanya wo kwigira mfite, fata gahunda yo kurara niga ijoro ryose, mpera saa 12 ngera saa 12 za mu gitondo. Nuko yinjiye mu ishuri saa 2 ati kati yasubiza. Numvise bimbabaje, ariko numva birambabaje cyane, kandi ntabwo nzakibagirwa kuko kambayeho, numva kangizeho ingaruka bito. Nitwa Sebakungu Felicien, Bugarama Simerwa. Ngeze hano mu masaa 9, twaje mu kirori cy'abana baje kwambara. Numva ari ibyishimo byiza kuko umwana ageze kuri iyi ntego, kandi abashaka kubigeraho akaba ari bake mu gihugu rwose. Mu ntego bafasha abana kubigisha kwiga, babatoza imico myiza, bazabe u Rwanda rw'ejo. Ndishimye rwose, nta kibazo. Rutabana Marguerite, ndetse mu karere ka Bugesera, umurenge wa Gashora. Naraye n'aha ngaha kuko nabonaga nta bundi buryo mfite. Umwana wanjye ari mu ishuri, numvaga nihebye, ariko ubu ngubu numva nishimye cyane, kuko nanyuzagamo nkavuga n'ikibazo yenda cy'ubushobozi buke kikaba, ariko Imana ibigize neza, umwana wanjye arasoje, ndumva nishimye cyane. Mbega Imana niyo ibizi kuko ari ireba mu mutima.